ku buryo ugera ku rwego rw'uko ubura n'amafaranga yo kuba wajya muri salo ugakoresha inzara z'ibihumbi 2,000. Dore ibintu twakoze byose niwe wambwira ibyo bintu. Nise kubikora ko wambwiraga ko ufite amafaranga, numvaga ko amafaranga yose uyazana tukajya kuyanywera tukarya no kurara hirya iyo ngiyo gusa. Ntacyo basi iby'inzara reka tubivemo, nshaka kurya basi nyine mpahe ndebe ko nteye. Ariko rero nawe ibintu wagiye ukora wagiye ushyira mu bwenge buke pe. Olivier urakicaye ngo nta nubwo uroza ari amasahani arimo hari ubundi bite byawe. Sheri biteze. Genda kiriramo imishumi muri izo nkweto nigende. Ni ngombwa kuba kunaga inkweto. Ahubwo ubundi bite byawe. Nese byibuze basi ugiye noneho. Aho ngiye harakureba se. Nakubwiye ngo jya koza birabyumba wabyogeje. Ngiye kumba nagutekeye ukarya kubera icyo utagomba no kubyoza. Umuntu w'umugabo noza ibyombo umukozi ari hariya koko. Nsibaho ngaho. Ani isonere guratinye ukanarogotwa ukavuga kiriramo imishumi vuba nigendera. Nge wakwirongoreye se na bigenza. Nigeze ngushyira mu kiziriko ze ngo ndongore ntwandongore ku bushake bwawe. Ani isoni. Gira vuba vuba. Ese basi ujyana zimwe nahanaguye ejo. Kuko ubundi uranshaka ndashaka kwambariza. Asoni. Ndubona warigize ibi. Ubundi ubona hari undi mugabo mumeze kimwe wowe. Ubona uri igiki mu byukuri. Ibintu byose babikore ugomba kubikora. Nawe ufite amaboko. Asoni. Gira vuba kandi ntakerereza inshuti zanyu. Sheri niki basi. Nzibaho. Tumunsuzugura gutya koko. Gira vuba ahubwo. Akabyibuze noneho uze kugerageza utahe kare sibyo? Kavuga se tirange nayishyize ejo nakubwiye ngo yimbikire nkabanyibuze mu shakoshi yanjye. Nayishyize hamwe muri ka gatiro ariko imbere y'igitanda. Gira vuba nawe ujye kuyizana. Gira vuba kandi nshaka kwigendera. Ubyo kunyibyimbya hose ngiye biramfata kugira ngo. Bazi suraza gutaha kare noneho. Aba warumbuye inginga umbwira ngende umwana wawe. Ubona nta nawe ukumbuye byibuze. Reba igihe uherukira kumpa umwanya byibuze ngo tuganire. Nganira iki nawe? Nuba wariye. Nturyamo mu nzu yawe nari nagusohoramo hano. Ndabona aricyo gisigaye pe. Nabyo ni witwara nabi nzabikora ariko nta kibazo kibiri. Ubizi se njye nta mukino ngiye. Ariko wingize inganzwa bigeze ahangaha bumva nta kibazo. Wagize vuba ukambanaho umuntu. Kosa nakoze niryo gusezerana nawe. Utagiye kwicura. Wankura hese wowe namugirira impuhwe narakuretse naragize ute nkapfa no kwemera kugera mu muhanda nawe warangiza ukirirwa uvuga ubugabo bwa maringaringa nkamwe mu bamubona muri abantu bo gushaka abagore nkatwe. Bizana byo bambwiraga nyine tukiri mu bihe bya kera. Kugira vuba winduka. Bihindutse utera bandenze. Imbara muri mudusha ibyo nigiriye. Kugira vuba. Merezi. Vuba damu kanyi wananyicara ukampeza umwuka ndabizi. Ngira agatwe gatoya nkakarinda imijugu. Kugira vuba nigendere se nyine. Uri kuntunza. Rebera nk'uyu mushumu kurugise kiwanduza wanjye turegwaje utakarabye intoshi. Basi wajye unyihanganira koko. Ubu ni ngombwa ngo ntukibe bitutse byose ko ntakumba ntagize ngo nkubaye wa mugore unshaka. Kugira vuba. Kumikina ndurije imishumi kino kiroko ryo ko. Ubuzo abandi ntago bari butse. Imana iranzisha. Tanzabyicuza se mu biki watuma tukagenda rigeze nkuhagarika ngewe. Kanza kujyamo. Kandi se warakarumye byagenze. Ahubwo ubundi ufite igihe kibazo. Hanyuma kuki ubutabyitayeho se? Igihe uzihanagura kuki utareba ko n'umushumu ukenewe kugira ibindi witaho cyangwa uwuhindura. Nisoni. Mereza hano. Ako ubwenge bwawe buba mu mano no mu nzara.
ubuse kujyayo ko kagiye ubuse none uragarukira hera wongeye ntabwo hakureba hanyuma ikindi nagira nkubwire rero ngira vuba wose birabyomba nurangiza unateke nsanga ameza ateguye kuko ndazana umushyitsi hano ndasanga utabikoze ibyo bisatsi ndabipfuragura ko kimeze ngira vuba kandi basuze kuza kare noneho byibuze siba mana kuko ubuzima nzabamo kugeza ryari ubwo rambanye ikigeragezo. A few moments later. Se noneho uyu mugore mwokabyara mwe cyakoze akaga gakona ingwe inywera agakoma atari yaza ngo akanteshe nako reka inzara igiye kuzanyicira mu rugo rwanjye. Nzajya ndara ntegereza abagashije. Iyi match yo yaje kurangira itera. Karibu sheri. ni karibu ngo wicare hano ava mu nzira asa abantu bicaye Uyu mushyitsi se ko ntamumenye. none se ibi ni ibiki uri kunywa Nari ndi kunywa agakoma numvaga nshonje. akantu kameraga sheri sha iyo byabaye byiza ni ukuri iri joro ryabaye byiza cyane. ese uhora kubwira ngo utegure ibisorori hano ibi ni ibiki ndi kubona nabyo nakubwiye uteka n'ibikoma birimo Nyine nari nsoje guteka njyanye amasorori gushyiramo ibyo iki gikoma wagikuye iki gikoma wagikuye nagitetse maze guteka numvaga mfite inyota. ikintu kibyanwa nka biriya kimwe igikoma ndagaswe Sheri vundi uyu nguyu harya ngo mwahuye mute yarahiye numvaza byaranca Ngo sheri utabasha no kwigurira akantu kamwe uzamusirimu ko nk'ibikoma bite byawe kuri kumfatira umugore. hajya umubwira harya wankoye zingahe mabere icyo umubwira akazajya amafaranga wakoye ntabwo twatanze kimwe cya kabiri nanjye nkaguha ayandi ukajya gukwa Ngo sheri ibi bintu wakoze byose ntabwo bihagije kugeza aho uzana umugabo mu rugo rwanjye. nshaka ibiryo ukura ibi ntazi byawe mu nzira cyangwa ikumenya kura Ndakimenaho ndabona wakamenyera. Gusa bite byawe urimo nta biryo birimo nari ngiye kujya kubishyiramo. Ngiye kujya kubyarura rwose. Mube mwihanganye gato ndaje mbyarura imbaga njya kuri. navuye hano nkubwiye ngo iki rero n'ubundi se abagabo Nukubaza, navuye hano nkubwiye ngo Nyine nagize akazi kenshi tu. hanyuma uricaye urimo urashyira muri urwo rudibure ngo ni urudigi rwawe muri ibi bisorori nta biryo bimwe kandi nakubwiye ngo uteke rero n'ubundi dore niko babaye n'ubundi atatubihiriza n'umunsi n'ubundi dore ntabwo ariko nakubwiye niko abagabo b'iki gihe bameze b'ingana kutansubiza ntabwo ariko nakubwiye Ngiye kujya kubyarura. Nkajya kubarebera n'icyo kunywa ku muhanda mwokabyara. kimeze n'ibyiso bibi kirakanura gira vuba jya kuzana ibiryo umuntu yirira niba rero n'ubundi ye gukomeza kutubihiriza dore n'agacupa tw'imwe ndi umugore w'isezerano muri uru rugo ugomba kuyisohokamo nutumva ibyo ndi kukubwira wacyo ntazi niba rero Ndaje mwe mwihanganye ndaje mbazanye. wibeshye usange byahoze Oya birashyushye. ko kimeze gusa n'ibikabutura niba rero sheri n'ubundi arimo aratubihiriza ndebera uducupa ngo tw'imwereye n'ubundi ngo bangukana wantuza niba rero niyo mpamvu kandi umenye icyo cyumba umunsi ntabwo uri bukirare mu munsi usohoke kuko urabona ko mfite umushyitsi ubundi warebaga hehe uzagaruke ejo ushaka ujya kurara wabyumvise ibyo ndi kuvuga wumvise ibyo ndi kuvuga Ntabwo nari numvise uhita ugenda ushaka ujya kurara uyu munsi ntabwo urara muri iyi
ubundi nduriya usanga bigishyushye birashyushye ngaho ufata ibikorwa byawe utumuka ugenda ntabwo mwongera kunkenera ntabwo ngo ukende gukenera n'iki murakoze uwo sohoka agenda nyura hari ugenda jyana n'ibiteremusi byawe ugende ntugaruke nzaguhamagara ejo urakagenda uzabona hano nta mugabo umuri musheri muratwirire ikintu kwiryamye mwamenyaniye uriya buri warahumye ngo ndabyibonera utari tutari twaramenyanye kuva kera si nk'ibyo byose twirire reka twirire n'ubundi Samu makuru y'iminsi se mwana sha mukuru wanjye amakuru ni meza pe ndare narakubuze waragiye unyicaho neza wagira ngo ntago tuvukana ese ko umugore wawe yaguheranye dawe kavuga n'uriya sha ni ibibazo gusa ngiye arenda kuzansinda muri iyi nzu kawe ibibazo se noneho gute umugore aranzengereje neza hamwe nsigaye narabuze n'icyo nkora ndarya ntibijya ku mubiri ndavuga gatoya kansekura amasafuriya mu mutwe ugeze no ku rwego rwo gusekurwa amasafuriya mu mutwe uve ngo byarandenze nanjye nabuze icyo nkora ese nk'ayo w'umugabo iyo ubibonye uko ngo ukora iki utekereza iki nakora iki mwana umugore ungana nka hoho wakubita se none umwasanga yansenze mwize none se kugira ngo angane nka hoho si wowe ubitera noneho mva agashya kambayeho ejo bundi njya kubona yinjiranye ntingirwa mugabo hano ubwo yari yasize ambwiye ngo arazana umushyitsi ngo nteke mbategurire ngo araza kare ntureba yinjiye hano urumva usanga ndi kunywa igikoma hano afata teremusi ayinkubita mu gatuza umugabo bicara hano barasoma donasize bagenda gusama reka mbanze nkubaze wavuye mu rugo utanywa igikoma kumva uvuga ngo nta mugabo uhuha mu gikombe none ugeze ku rwego rwo kunywa none se ubundi kare wamurongoye niwe wakurongoye nkora ikizi twarasezeranye sinamwirukana nkora iki dore ubugoryi wakoze imbere na mbere ni ukugira ngo ujye kumubwira password z'amakonti yose ukoresha uri kumva ntumbwiye ko yazanye umugabo umwe none ejo bundi azazana batatu ndabona hano agiye kuhagira roja ahubwo bazagusiga munsi ya meza yanyu ndi kubona ahangaha ariho bagupfunyapfunyiye usanga aho ngira inama nyine nawe nk'icyo nakora nka petit reka nkugire inama dore yaradamaraye umubyibuho n'umubyibuho imisatsi yataye inyuma wamuhaye uburenganzira bwose fata konti zose uzigire bloke ku buryo atazajya abona uburyo ki akuraho amafaranga kuri konti nibimara kugenda uko nguko inzara imaze kumukubita atakibona n'amafaranga yo gukoresha iriya misatsi azakugarukira cyangwa se mo kimwe natanakugarukira inzara nimara kumukubita azafata umwanzuro yohowe gusa ko kana ariko mazi ko ntari narabitekereje umugore amafaranga ajya kunywera aba yakuye kuri konti zanjye nta kazi agira akamuhemba mukuru wanjye dore narakubwiraga ngo tujyane mu cyumba cy'amasengesho ukabyanga izi ni ingaruka zose uriya mugore mwahuriye mu businzi sa noneho ubu nasenga ubu wemeye gusenga kabisa okay ngaho cyo bugufi twubaha nasenga kuko bigeze umutima ugiye guturika mwana aho bigeze imana intabare pe imana intabare rwose rego urugo rutubakiye ku mana nta kindi kintu cyaba kiriho basi mero gusenga ngaho nsengera basigire n'isengesho nanjye ndasigara nirwariza okay ngaho kuramo ingofero twubaha imana Witeka Mana nziza igitare cy'amahanga turagushimye kandi turaguhimbaje turagushimye ko nta mana ihwanye nawe turagushimye databuja ko waturinze kuva tukiri bato kugeza amagingo turagushimye mwami kuba tugejeje amagingo tugihumeka umwuka w'abazima atari uko turi beza atari nuko dutunganye ahubwo ari ukubera neza n'ubuntu bwawe databuja mwiza dore ndi mu rugo rw'umuvandimwe n'urugo mwami rurara rushya bwacya rukazima ndarukweretse data kugira ngo uzurumanukireho kugira ngo ubagirire neza kugira ngo mwami ubahe umugisha mwami ubahe kumvikana wirukane dayimoni mwami ubatanya wirukane dayimoni w'ubusinzi wirukane dayimoni w'uburozi amina Yesu urakoze Yesu manukira aha hantu mwami manukana n'imbaraga zo mu ijuru kugira ngo uzubagirire neza ari umugabo ari umugore mwamuze ubacane itara ryawe ryake maze ubahe gukundana
nk'uko babisezeranye imbere y'Imana. Tugusabye twizeye mu izina ryawe. Amen. Yego nawe urakoze ariko ugerageze usenge cyane Ndagerageza mwana. kuko Satani dere yagendereye ngo ndanakeka ko ahangaha ari we wabateye. Wahawe afite amahembe 7. Ahubwo ukamurebera icyo kunywa mwana, ndaje tuganira nawe. Ariko inama ngiriye zo ndazikurikiza, sibyo? Gahunda no kugira iki gufunga konti kugira ngo abanze abura inzira zose zo kugira ngo uramunezera afite kugira ngo ubanze umushire. Nose sheri nkura amazi aranyishe ibintu wakoze ntabwo ari byo basi twaye kuca tukabigana ariko ntabwo wari kubikora kuri Ufite ikihe kibazo se kandi noneho? nyuze ko ejo nagiye gukuraho amafaranga asanga amakarita yose warayaborotse. Ari waramenyesha. Narugiye gukuraho yo kumaza iki? Ushaka kunywa agacupa kamwe shawinse. Bera. Ukuri bibizi babishye no kuri mbabarira basi ngurira kamwe ba. Tako wajya uri kuri regime. Wagira ngo uri kuri regime babagabo bawe banze uwo mubyibuho wawe noneho bashaka kujya kuri tayi. Nese ko nabahaga nanjye bakama basi ntago nzasubira basi ijye ukangurira basi nkaboneho nari kubirangira. Ubu tugiye kwiberaho nk'aba star. Buri wese akiniza. Ko nibyo wahisemo. Oya. Urayibuka? Ndiye nagare wabinga ariko twarakuriye mwana. Ubu namaze kwisobanukira. Basi dutangire gushaka. Inzara ni kurya ukumvira kuri usoko utabugi iwanyu. So utayi cyangwa amagari babagabo bawe. Rero tuzundi uza kunyaka amafaranga n'abaga n'isheni y'abagabo nzufite. Ntago bakora amafaranga. Gaho pasi mu amafaranga gwante. Yenda ujye kuyakanyoko. Bite byawe? Nese ubundi ntitwasezeranye ni ngombwa ngo wikubira ibintu byose ubu. Gaho yenda ujye kundega. Nyine nemeye guca bugufi mwana ngo tuganire. Twasezeranye se kwibungaragura hano twasezeranye kubunyuriza abandi bagabo. Oya ntabwo basi bizongera reka tuganire. Bera mbabarira. Ntakora ikintu kibi ndekura. Mbabarira. Tukamurese. Inzara ni kurya. Uzo kugenda ujya ku muhanda. Ugenda ujye ku muhanda wicuruze nibyo wamenye. Urongera kunywa izo ntoki ndazica. Mbabarira mwana ari bari ibintu tubiganiraho birangiye. Mbabarira. Nani wandekuye? Uri kubona hari imikino mfitanye nawe. Nese twasezeranye kunyicisha inzara. Nanjye nitwasezeranye kunshoreka. Genda urebe abagabo bawe. Kandi nagusaba uve wigenda. Kandi nagusabye imbabazi ko ntazongera mwana. Oya uzongere nkwaye uburenganzira mugore, nkwaye uburenganzira wicuruze neza. Ukora ibyo ushaka. Sibyo? Mwana ni inshuti zanjye zancuka. Nuko ziri kumva izo zamfata. Mbabarira. Nanjye ubusije tupasa hamwe amafaranga. Anzana telefone mu kugirisha. Ninde wahinduye umugabo wanjye kuriya ko. A few moments later. Je dois ati mbabara n'amafaranga. Hano komanje. Oui, ni karibu. Se ko wamumagaye igitaraganya wabaye iki ko mbona wabishye mu maso? Shato ceceka byihorere mwana. Cyagenze bite? Uguze wa mugabo ibintu yakoze. Ibintu byose yarabiborotse na ya makarita twajyaga tujyana. Byagenze bite? Cyaturutse kuki? Amafaranga yose yarayafunze habe. Ubu imyenda yanjye nayimaze nyigurisha nteka none nyine byanshobeye byancana. Ese urimo urateka ukamugaburira? Nese ko ndi kwitwara neza basi ngo ndebe ko byibuza namara kabiri yacuruka ariko yankuriyaga ukunnyo pe. Ese waragumbwira ngo mwarasezeranye? Niyo mpamvu ngo ibintu byose ngo ubifata ukabijyana aho ushaka. Nyine twarasezeranye ariko ntabwo numvaga ko yagira ubwenge bwo kuboroka ibintu byose yahindura mu password. Cyahubwo nyine nari nzi ko wenda nawe ufite utwaye wagiye wizigama.
ubwo bwenge se mbugire sha kuko nabonaga uyazana nkagira ngo byibura ari aho wagiye wizigama wa ese kuki nyine wumvaga ko ayo ukuyeho yose wayazana tukayanywera ntiwutekereze ko wakizigama ntabwo ari ibyo ngo uhamagare nawe winjira reba ukuntu n'inzara zanjye none izi icyo umpamagariye ni iki ubu nshakire no kuri na VNP oya ntabwo mbyumva ku buryo ugera ku rwego rw'uko ubura n'amafaranga yo kuba wajya muri salo ugakoresha inzara z'ibihumbi 2 dore ibintu twakoze byose niwe wambwira ibyo bintu ese kubikora ko wambwiraga ko ufite amafaranga numvaga ko amafaranga yose uyazana tukajya kuyanywera tukarya no kurara hirya iyo ngiyo gusa ntacyo basi iby'inzara reka tubivemo nshaka kurya basi nyine mpahe ndebe ko nteye ariko rero nawe ibintu wagiye ukora wagiye ushyiramo ubwenge buke pe kandi twarabikoranye nagize ubwenge buke se kuko iyo nama utayingiriye none se nyine bundi iyo ufite umugabo ufite amafaranga umwitwaraho neza kugira ngo byose n'ibindi ukajya ubikora ariko nawe umwitwaraho neza ntabwo ariyo wacutse ngo tujye tuzana hano mu rugo tumwiryeho ariko nyine ntabwo wari gushyiramo ubwenge ukabanza ukagira icyo umukuraho mbere y'uko ukora ibyo byose nta kibazo ngabyo byose ndakora uko nshoboye none se ubu wumvaga ko ari njyewe ufite amafaranga menshi kurusha ay'umugabo wawe ku buryo nugira ikibazo nzakigukuramo njye nta mafaranga mfite rwose jadomani uri kwikinira ariko izo burake nta mafaranga mfite njyewe ubu ubizi ko nta mafaranga mfite yo kugira icyo ngufasha jado ntabwo wabinywa nimba waranze kugira icyo ukura kuri uriya mugabo akaba yize ubwenge bwo kuba yagufungira amazi n'umuriro ubwo ngubwo wimenye ubage wifashe njye ntacyo ndi bugufashe n'ubundi twari turi muri enjoy ndabizi neza ushobora kuba wenda nanjye nubwo twarenjoyingaga hari n'abandi wenda wenjoyingaga nabo basi reka twongere bari ndabizi urishimura ariko mumbabaye oya ibyo byo utwo duhenda abana ntabwo ndushaka ugomba guhiga amafaranga buriya uba waramenye ubwenge ukajya ufataho dukeya ukagenda ukanaga kuri konti yawe rero ubwo rwose ahubwo ntuzongere no kumpamagara ngendagiye ntuzongere no kumpamagara uzabanze wiyunge n'umugabo wawe ariko ngewe ntacyo nzongera kugufasha jado nawe uranyanze n'ibyo ndigendeye ariko noneho mana ndapfuye wibera ndabibwira mama mutema yababa tata we yababa tata ntabwo ibintu mbona uko mbivuga Olivier muyambomana ubukoryi bwose nakoze ibintu ntabwo byaba basi ngomba kwisubiraho maze akabona ko nabaye umwana mwiza pe n'ukuri mana barambabarira bifashemo nongere niyunge n'umugabo wanjye kuko nakoze bibi byinshi mana